nutegereza kuzaza kunshimira napfuye uzashimirwa n'abahari ngewe ntago nzaba mpari ngo nkushimire. Umuryango wa Pastor Theogene ngewe ejo bundi narindiyo narabasuye. Amen, amen, amen. Narabasuye ariko mu by'ukuri hari inkuru zitakirwa. Theogene yagize igikorwa cyiza cyane kandi Imana imuhereze umugisha cyane. Turi kumvikana. Biriya bintu byanyigishije urukundo. Ya nibyo agaciro kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Evangeliste Ezechiel TV. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ndabasuje ahantu hose mwamuhereye muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko tubasuza. Ngewe nitwa David, ndi kumwe na Evangeliste Ezechiel. Gusa turabakunda kandi tubakunda urukundo ruvuye ku mutima. Rutavuye ku mutima nitwaza ngo tubaganize ku bwami bw'Imana cyangwa se ngo tubabwiye amagambo y'isanamitima. Gusa ari byinshi tubafite kandi byiza, mumenye ko tubahereza ibintu byiza. Kandi namwe tubashima ko mukomeje kudukurikira, ariko mujye munibuka no gushimira Imana. Rega gushimira Imana ni ingenzi, kuko waba uri mu byishimo, waba uri mu bibazo, waba uri mu kaga, sinzi akaga urimo, sinzi ibyishimo urimo, gusa ujye umenya ko aba ari Imana yabyemeye. Imana niyo yemera ko ibibazo ufite none bikugeraho. Imana niyo yemera ko ibyishimo ufite none bikugeraho. Urumva itabyemeye byaca ahandi bikajya ku wundi muntu, ariko kuko yabyemeye ko bikugeraho ujye ushima Imana. Umuririmbyi umwe yararemye ati nk'itabyemeye ntibyakugeraho, nk'itabyemeye byaca ahandi. Urumva ko byose babiri mu mugambi w'Imana. Rero turabasuhuje, amara Imana nakomeze kubana namwe. Nkuko mwabibonye imbere ya kamera turi kumwe na Pastor Ezechiel. Pastor Ezechiel murakomeye cyane. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Reka dutangirane iki kiganiro cyacu n'isengesho dushima Imana. Amen. Mana data wa twese wera wa Isiraheli, duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Twe n'imbaraga zacu ntitwashobora, ariko turi kumwe nawe Mana biratungana. Niyo mpamvu dukinguje ikirere, aka gace turakabohoje mu maraso yawe. Turasengeye iki kirere cyahano ngo gihumanuke. Turasengeye imitima y'abantu irimo kudukurikira kuri uyu mwanya ngo ifashwe nawe ndetse ihabwe imbaraga nawe mu izina ryawe rikomeye. Ducyashye imbaraga z'umwijima, ducyashye gukora kw'abadayimoni, ducyashye gukora kose kwa Satani. Umwuka wawe wera niyururuke atuyobora tuganze, kuko wamuduhaye mu isezerano nk'umufasha uzabana natwe ibihe byose. Mana umurwayi ugiye kutwumva muri aka kanya yakire gukira mu izina ryawe. Ufite ingorane n'ibibazo bikomeye data iki kiganiro kize kurangira yakiriye igisubizo mu izina ryawe Yesu. Turasaba imbabazi n'imbaraga zawe Mana, nturebe ubwinshi bw'imigayo cyangwa amafuti n'ibindi byadutanya nawe, ahubwo wite ku isezerano ryo kuturinda no kutugirira neza, kuko uri Imana y'amahoro, Imana igira imbabazi, Imana irangwa n'urukundo, Imana irangwa no kutugirira neza, Imana itagiducira urubanza rubi. Haleluya. Ahubwo ikatubonaho haleluya gukiranuka. Niweho duhamagaye, kuko umuririmbyi w'120 niko yaririmbye ngo mwijura imbere y'Imana. Haleluya. Mfite umuntu umvugira kandi ni umukuru w'abatambyi, ndetse uwo yitwa Rukundo. Haleluya. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Data wavuga imbabazi n'imbaraga zawe byatinda. Turanezerewe kuri uyu mwanya ngo ukomeze ubane nako turengere muri byose, kubw'amahoro n'imigisha ugenera abagukunda n'abakubaha uko bukeye n'uko bwije ibihe byose. Amen, amen, amen. Amen. Pastor karame karame, imbwira abadukurikiye ngo mbone ngo baze tubazo duke. Murakoze cyane, manje kubasuhuza mwese abantu badukurikiye, abantu bakurikirana ubutumwa bwacu kuri channel ya Evangeliste Ezechiel TV. Ku mazina nkaba nitwa mfite umukiza Ezechiel. Umurimo wanjye n'uyu nguyu wivuga butumwa. Ndabakunda cyane. Ndakunda abantu baherereye hano mu Kinigi, ndakunda abantu baherereye mu karere ka Musanze, ndakunda abantu baherereye aha mu majyaruguru. Abo bose ndabasuhuje, mwese ndabasuhuje. Abantu bari haha hepfo mu burengerazuba narindiyo ejo buriya turimo dutwika umudayimoni arashya. Amen. Tuvuga imbaraga z'Imana, imirimo n'ibitangaza by'Imana birakoreka. Hara rero mu burengerazuba ndahakunda cyane. Urabizi ko ngewe navukiye hara ku mazi, ndahakunda cyane kabisa.
ndetse n'abantu baho ndabakunda, abantu bahari i Rubavu ndabasuhuje, ndetse uburengerazuba bwose ndabasuhuje, abantu bari mu majyepfo ndabakunda, haleluya. Abantu bari hara mu mujyi wa Kigali ni inshuti zanjye bikomeye cyane, namwe ndabasuhuje, ndabifurije amahoro y'Imana. Impande enye z'isi z'igihugu, hari abari mu Rwanda, hari abari za Uganda, hari abari mu Burundi, hari abari za DRC, hari abari hakurya ku yindi migabane mu Bubiligi, za Canada, za Amerika n'ahandi, twavuga impande nyinshi cyane byatinda. Cyane cyane ndabasuhuje n'abantu bari hara za Buffalo, New York. Imana iduhane umugisha. Ndishimye rero kuri uyu mwanya twongeye guhura. Cyo bikoze ibyishimo n'umunezero mfite, ndi kumva ibintu birenze ibitekerezo byanjye. Gusa ndabashuhuje mwese cyane. Abantu bari mu bitaro ndabihanganishije, mukomere. Tugiye kubasengera uyu munsi, turi mu isengesho ryo gusengera abarwayi, kandi abantu bamaze iminsi mu bizamini n'ababikirimo, mugire imbaraga no kwizera, muzamure kwizera muri mwe. Imana hari icyo yavuze ku bantu bari mu bizamini. Imana yaduhaye ubwenge, duha ubuhanga, muhumure murabitsinda mu izina rya Yesu, kuko uyu munsi ari isezerano ry'amahoro. Hari ababyeyi bari bamaze iminsi basengera abana babo, abo ngabo twarifatikanije, muhumure hari igisubizo cy'Imana kandi kibyiza kurushaho, haleluya. Imana ishimwe cyane rero, ndabishimiye cyane. Imana iduhane umugisha. Mwamwumvise ni Pastor Ezechiel, nuko nkuko yivuga asuza abantu mwese kandi abifuza ibyiza. Twicaye mu Kinigara akabeho ku rusengero turi gusengera asanzwe asengera ahantu ni heza cyane. Ariko Pastor karame ubwiye abantu ko bakunda, nanjye reka ngubwire no jambo. Burya ne tukajya tubwira umuntu ko tumukunda ariko yapfuye. Oya, nanjye ndagukunda. Thank you ndagukunda kabisa. Murakoze cyane. Kandi ubyumve bimvuye ku mutima. Niba tubwiye abantu ko tubakunda, nanjye reka ngubwiye ko ngukunda. Murakoze. Kandi n'undi muntu uri kuri udukurikiye aha ngaha ugukunda by'ukuri bivuye ku mutima, aze ko twandika muri comment, wandikemo ijambo ati ndagukunda gusa. Nukuri mwese abantu bankurikira, ndabakunda cyane. Kandi mbonereho gushimira na David Promoter, nawe uburya nkunda. Nanjye ndagukunda cyane pe. Njya nshima Imana cyane iyo turi kumwe, cyane tuvuga imbaraga z'Imana. Amen. Twicaye mu Kinigi rero, turi ku munsi wo kwa gatatu, ariko mushobora kukibona, ariko munakibona uyu munsi kwa gatatu. Iki kiganiro tugiranye ni umunsi asengera mu Kinigi, mu murenge wa Kinigi hano. Aha ngaha ni mu murenge wa Kinigi, mu mudugu mu kagari ka Kampanda, mu mudugudu wa Gejuru. N'ahantu abava hasi bajya hejuru, n'ahantu abantu bava mu buzima bugahinduka, n'ahantu abantu bava hano. Buriya hari abantu benshi, nge ntangize itorero hano naritangije ndi umuntu umwe, ariko najyaga mu kabari, urumva, nkagenda nkavanamwo abasinzi, nkababwira uko Yesu agira neza, bakaza baje kumva imbaraga z'Imana. Abantu basambaniraga, uzi hano habaga ngo ikintu bita ngo niba ngo ari umumena, niba ngo ari umunini, nuza ikigage. Ikigage ni igiki buriya? Igipende. Oya, ntabwo ari igipende. Igipende nkizi kera mu giturage, yari umusururu bajyaga bakorera abarokore. Twebwe nge numva umuntu uzi umusuru wa hano, numvaga imimanura jipo, umvamo ngo kubita umwice. Bari bafite amazina menshi, nagize ngo ni bimwe muri ibyo ngibyo. Rero urumva nyine nge mbyumva gutyo, barambwiraga ngo harango ni muri byino uhagaze, ngo haba umumanura jipo, ngo hakaba ngo no bita niba ari umumena umunini. Ngo umunini. Ndavuga ati yo, haraniho intama z'Imana zazimiriye. Imana imbwiye ngo zamuka mu Kinigi. Bariya abantu nubwo atari beza, ariko ndabakunda. Bariya abantu nubwo bagira imirimo yo gukiranirwa, ariko ndabakunda, ndaza. Mageze batese pasiteri rwose, ugiye kutubwira rero ngo tureke agasururu rwose. Ndababwira hoya, ntimureke agasururu. Na muri mu muhamagaro w'agasururu mwumva agasururu, ahubwo mwumve nanjye cyonje kuvuga. Yego. Ndababwira Yesu ntago yigeze yanga abasinzi, ahubwo akunda abasinzi. Icyo yanga ni ubusinzi bwabo. Ati koko natwe Yesu aradukunda ati. Icyo gihe nabwirije ijambo ryururutse imitima, mbabwira amagambo akomeye y'ikivugo Dawidi yavuze hariya muri Zaburi ya 23.
ndetse na zaburi ya 70 ivuga ngo uwiteka tebuka unkize, tebuka untabare, tebuka undengere. haleluya. nabo rero mbabwiye uburyo bimahoroniza bakajya kunywa icyo gipipiri bibwira ko ariho bakoze ikintu cy'umumaro, ari ukugira ngo bistresse by'akanya gatoya n'ubundi kibazo bahunze baragisanga mu kanya. ubwo businzi nibushira mu mitwe yabo barasanga cya kibazo basize mu rugo n'ubundi gihari kibategereje. ndababwira ahubwo gutsinda ikibazo ni uguhangana nacyo ugamije kugitsinda ngo kivane he mu nzira. Amen. rero ndashima Imana ko hari abatari bake baretse uburaya kubwo gukurikira Yesu bagatebuka Yesu akabakiza. hari abaretse uwo munini kubwo gukurikira Yesu bakaza bagatebuka Yesu akabagirira neza. harimo abagabo bararaga batera za gatarina ku nzu z'abantu biba bakajya kurara mu mirima y'ibirayi bacukura. baravuga ati hoya ubu twebwe turakijijwe ntago tuzongera kwiba ibirayi, tubivuyemo dukurikiye Yesu kuko tubonye ko ahemba. ndababwira nibyo, niba bakoresha banyu babakoresha mu gihe runaka bakabahemba, Yesu wabaremye, Yesu barinda, Yesu bana namwe ubuzima bwa buri munsi ananiwe kubagirira neza koko. nabo nibwo bambwiye ati pastor turemeye, turishimye. ndababwira nge ntago ndagera muri level ya pastor, ariko yenda niyo nzira. kandi twere kumva ko kuba ndi pasiteri waje kubabwira cyangwa ndi evangeliste wabazaniye ubutumwa ari cyo gifite agaciro. ahubwo igifite agaciro nuko Kristo uri muri twe akora kandi agasohoza ibyo gukiranuka. umwe yaje kumbaza ikibazo arambwira ati ngewe narasenze rwose ibintu biranga, ndanakiranuka ibintu biranga, rwose nzabigenza ute? namubwiye ati impamvu nuko mwuko gusenga kwawe no mwuko gukiranuka kwawe ntago urabona igitangaza cy'Imana. ngwino pfukama hasi dusenge, nubona igitangaza cy'Imana kizemeza abantu bagupingaga, kizemeza abantu bagushidikanyagaho, bazaza bakurikiye cya kindi Imana yakoze kuri wowe. niko byagenze. bura nk'iyo ubona umuntu akubwira ngewe nasambaniraga 100 Nabyibuka neza bonge basubiye inyuma kuri Evangelist Ezechiel, hari umumero watanze ubuhamya sambana igice cy'ijana tekeza gusambana igice cy'ijana. naramubajije tese ubu 100 ryashobora kugufasha iki kugira ngo byibuze urye uburera abana ugira ubuzima? arambwira ati mbo ngewe nacunganaga no kuba nshobora kwakira abagabo benshi, noneho yamajana akagwira yenda baba nk'icumi nkaba mbonye icyo gihumbi. nuko ubwo rukareba abagabo 10 ku munsi bahuriye ku muntu umwe ku munsi. se buri wagize ngo buraya yabaga ari umunsi buriya sinzi buraya niba ari umunsi byafataga, ariko juste ariko nge nahise mfata kurwo rugero. niba abagabo 10 barahuriraga ku muntu bazanye 100 kugira ngo byibuze umuntu abone umubereho. ariko Yesu amugezeho uyu munsi ni wa muntu uryama kuri matera ya 200,000. uyu munsi ni wa muntu ufite inzu ye, ni wa muntu ufite address yiwe. hahandi yababariye, hahandi bamutukiraga ngo yaryamaga ku bitusi, noneho ngo Bayeri waravuga ati uzazana ibinyenzi mu nzu yanjye. bya bisimba niba babyita ibiki, hari bisimba bijya bigenda hasi byitwa imbaraga. ngibyo ati ibi bintu arasohora ajugunya hanze mu muhanda, atuye kuri kaburimbo ajugunya hanze ati rwose ibi bintu reka da, ati reka ngiye mu nzu yanjye rwose ugiye kunyica n'imbaraga sa wa mugore we. ariko uyu munsi aravuga ati ndashima Imana ko yavuganye nanjye kungirira neza, none yarabikoze, nanjye ndayishima. rero wa mugabo we tuvuga Imana ntikore, dusenga Imana ntisubize, burya ntacyo byabitumariye. ariko buriya igitangaza cy'Imana yo kikugezeho ibintu birahinduka, ibintu birakoreka, ibintu bifata indi nivo, bigera mu rundi rwego. niyo mpamvu iyo dukorera Imana, iyo dusenga Imana, birashoboka ko wabona ubunini bw'ikibazo urimo gucamo, birashoboka ko wabona inshuti zakuvuyeho, birashoboka ko wabona urugambo rwazamutse, abavandimwe none mama na papa bakakwanga. Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe ni uwo mu rugo iwawe.
nose ubu David naza kukurwanya turi gupfa ikizi isambu tugabana isahani wancuze iki ariko wa muntu mugabana isambu wa muntu uzi ko wabonye ibihumbi 10 wa wundi uzi ko wagiye ku kazi wa wundi uzi ko waryamye neza wasinziye wishyuye inzu uwo muntu ujya uramwubaha Pastor hari ikintu nyankunda twasenze Imana tubura iki cyo tuvugisha ukuri none se wabura iki se wayisenze twasenze Imana tubura hari umugabo nakunze pe amagabo nakunze herutse kwita Imana reka tunamubwira ati nakomeza aruhukira mu mahoro y'Imana kandi tuzi ko Imana ari imufite yamwisubije Pastor Theogene navuze ati tugomba gusenga tukageza ku rwego duhinduka amasengesho iryo jambo ndaryumvise iryo jambo ndaryumvisha ariko buriya uvuze Theogene ubu nkomye nk'ikintu mu mutima ni nko kuncumita uzi icyo bita mu Giswahili bakita umukuki icumu ni nko kuncumita icumu Theogene ari inshuti yawe ngo iki subirayo Theogene uriya yari inshuti yanjye bita Amagara inshuti y'Amagara urayizi inshuti y'Amagara ndayizi wenda no kuba ngo bitakibaho mundi mwagomye kuba mwacanye kunda ariko mu buryo bw'umwuka twarabikoze amen kuko buriya mu bantu bashobora kwibagirana mu buzima bwanjye Theogene ntago arimo kabone naho ubutumwa yatanze bwivugira ariko nanjye nzakomeza mpamye Imana iri mu ijuru nyiraje munarikunze kuko ariyo yampaye iyi mbunda nzakomeza uko nshoboye nuko ya jambo narikunze ngo dusenge twongere dusenge uri mu bibazo senga uri mu byishimo senga uri ahantu hose uri senga uri mu mahanda senga kugeza ku rwego hinduka amasengesho uko niko kuri kandi niyo nkingi niyo ntego nibwo buzima niyo mibereho niryo terambere nizo mpinduka niko kubana n'Imana kuko niba Satani abasha kwitwaza akantu gato kuko buriya hari ikintu kimwe abantu batarabasha guhishurirwa Satani agira iyerekwa ariko hari abantu badafite iyerekwa rero Imana yo ntiyerekwa kuko irareba Imana irareba ntago yerekwa wabyumvishije rero Satani ajya amenya ko umuntu agiye gusingira umugisha agiye gucakira umugisha akarwana ngo adashyikira atakira niyo mpamvu rero iyo ucogoye gatoya mu gusenga uhita utsikira ugacika intege iyo utsikiye gatoya mu kwegera Imana Satani ahita kwiba umugono kuko wazi icyo ugiye kwakira niyo mpamvu arwana ngo utakigeraho ariko iyo usenze amasengesho akagera aho ahinduka umuriro aratwika arakongora aranesha arananiza asunika ku ruhande yegeza ku ruhande avanaho inzitizi aca inzira aho zidacirwa haleluya amen ariko iyo wumvishe ijambo ngo nzabacira inzira aho zidacibwa mu kidaturwa niho nzabashakira ubuturo ni ukuvuga Imana irigwatiriza igashaka igisubizo ku neza no ku nabi kikaboneka kandi izo zose rero ni imbaraga z'Imana ubwo bwose ni ubushake bw'Imana rero Imana yavuze cya gihe Imana yakoze cya gihe Imana yigaragaje cya gihe haleluya niyo mpamvu yongera ikavuga ati kuko umwana wanjye yaciye bugufi haleluya kuko umwana wanjye yanyemeye niko muririmbyi aririmbye ngo amen yanyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye iyo Yesu yakwemeye nk'inshuti ye ntago bisaba ubusabe ntago bigombera ibintu birebire ntago bisaba ibintu byinshi ibintu birikora kuko niho nakubwiye ngo niba umukoresha abasha guhemba abakozi yakoresheje Imana ko ari shefu w'abakoresha inaniwe iki
ahubwo ni ukwizera kwacu gukeya. Niko muri Yesaya 59 ku murongo waho wa 2 havuga ni ukwizera kwacu gukeya. Reka mbwira abantu badukurikiye niba hari ikintu washobora dukomeze dusenge mu muryango wa Pastor Theogene n'abakomeza no kuwusura. Umuryango wa Pastor Theogene ngewe ejo bundi narindiyo narabasuye. Amen, amen, amen. Narabasuye ariko mu by'ukuri hari inkuru zitakirwa. Nasanze umugore we turaganira, nasanze ibibazo bibiri. Nukuri nubwo ahagaze, nubwo agenda, nubwo akomeye mu mureba kuri ya face to face, ntago arakira ko umugabo we yapfuye, ni kimwe. Kabiri, ntago arakira kare wamushyinguye. Biragoranye kubyakira. So twakagombye gukora n'ikiganiro ariko byaragoranye kubera ko ni ibintu bihenze, ni ibintu bigoranye, ni ibintu. Gusa icyo nasaba ni kimwe, nuko abantu bafite urukundo koko by'ukuri mutera intambwe mu musuri niba ruhari. Mwere kuzakunda umuntu kubera ko yapfuye cyangwa yapfushije, ahubwo mujye munamukunda, mubimwereke, mumube hafi, cyagiye hakiri muzima, cyagiye hakigenda, cyagiye hagihumeka. Byibuze nawe nazagera no mu rupfu azavuga ati mfite barunaka twakundanaga, babantu bari inshuti, mfite barunaka twakundana. Kuko umuririmbyi we yuzuye umwuka yaririmbye ngo yararirimbye ngo mu ijuru sinzongera gukumbura, kuko nzabona inshuti, nzabona abavandimwe, abantu twasenganaga, abantu twirirwanye ubusa, abantu twirirwa ivumbi ridukubita, abantu twasonzeye hamwe, abantu twaririye hamwe. Abo bantu nzababona, ntabwo nzongera gukumbura kuko nzaba ndimo mbabona. Ariko birababaje uyu munsi, ntibikagutungura abantu umuntu atinyuka akazamura critique, agakubita amagambo hariya umuntu yapfushije, nta kumusura, nta kumwihanganisha, nta pole, nta n'igikombe cy'amazi, ariko akazamuka n'urugambo rwo gusenya, akazamuka n'urugambo rutubaka. Buriya byahise binyereka uburyo Imana irahari irakora, ariko na Satani nawe ariho arakora. Kandi abo bose bakorera mu bantu, abo bose bakorera mu bantu. Hari ibintu byantangaje, ariko nkanamushimira ko umurimo mwiza umugabo we yatangije nawe yawishimiye. Buriya uzi kubona umugabo afashe nk'ibihumbi 400, 500, akatsa imodoka ngo agiye ku isoko guhaha, yajya gutaha ukabona yita azanye imbobo mu modoka. Wajya kureba amahaho ugasanga imbobo nizo ziri gusohoka mu modoka. Ibisari urabizi, imyambaro yacitse, hahandi n'ubwambure bw'umuntu bubona kuko n'ubundi abari hafi ya ntabyo byo kwambara. Urakoze. Rero yampaye na lift, yampaye lift ndimo ntaha. Hanyuma babahungu baraza, mere none si mere make. Urabona juste nabo bameze nk'abagushije ishyano, bameze nk'abagushije ishyano. Ariko disi yemeye kugumana nabo. Shano ukuri pe, Madamu Theogene ni umwana mwiza. Yavuze ati nge nzagumana nabo, azakomeza abo bana banjye. Ni umwana mwiza kabisa, nta mutima mubi. Urabona abanye nabo. Yewe n'uwo munsi ari n'uwo yajyanye kwa muganga, nawe twamanukanye mu modoka bamujyanye kumuvuza, arishyura. Pastor, ngiye mfite ikibazo kigira gitya giti, mbe twakoze ibiganiro uvuga kuntu Theogene ari inshuti yawe, kuntu mwabanaga, ntibyarangiriye aho wanafashe n'akanya ujya kubasura, kigaragaza ubushuti bwiza. Buryo umuntu mwabaye inshuti kuva mbere niyageze hariya naho ugomba kumusura cyangwa ugasura n'abasigaye, niko wabigenje. Nakunze kujya nkubaza ikibazo ati ibi kwigisha iki? None se nongere nkubaza iki kibazo, wowe wageze ukajya kubasura ukareba kuntu bameze, byo bitwigisha iki noneho kuri iyi saha?
murakoze. Theogene yagize igikorwa cyiza cyane kandi Imana imuhereze umugisha cyane. Turi kumvikana. Biriya bintu byanyigishije urukundo. Kuko mu by'ukuri Theogene imodoka yari aparitse aho, igihe cyo gutaha yaratashye, yarasigaye, ndetse ndi wabonye ko yagize gute, yayiguyemo. Turi kumvikana. Rero ntabwo mu ijoro azabwira Imana ati Imana nari mfite imodoka, ariko byibuze bariya bana yo buri wese avuze ati yo naryaga kubera Theogene, nambaraga kubera Theogene, dore nakarabaga nkisiga kubera Theogene. Ayo ni amakamba. Aho yandikishije arimo kwandika. Rero mboneyeho no gushimira abantu bamfashije kumugeraho, kuko bura nanjye ntago nari bubyishoboze. Hari abantu bambwiye ati tukuri inyuma, komera, nukuri. Niba hari wigenda mbokoboko, niki kiro cy'isukari kirakenewe, banywa icyayi, banywa igikoma, tambuka hagere. Nk'abo bantu barakenewe cyane. Imana y'amahoro nikomeze kuba umugisha kabisa. Nukuri mbasabiye umugisha. Imana ibaha umugisha cyane mu bintu bakora. Imana ibaha umugisha. Imana ibahereza umugisha mu kazi kabo ka buri munsi. Imana ibaha umugisha mu ntekerezo zabo za buri gihe. Mbasabiye umugisha w'amajya n'amaza, mu majyepfo, mu majyaruguru. Imana ibahereze umugisha. Amen. Ntago namusuye icyo gihe gusa, nzanongera musure. N'ikindi gihe wanasubira rega. Nzanongera musure. Ubundi pastor tubivugishe mu magambo meza. Buriya icyo bita gukunda cyangwa umuntu mukunda, ntago mumukunda gusa mufite ibyo mumukeshaho, na nyuma yabyo mugomba kugira ute gukomeza kumukunda. Nk'abo bantu baguherekeje, njye mbasaba umugisha mwinshi cyane, kandi nambabwiye ko mbakunze, ndabakunze kandi bimvuye ku mutima. Buriya umwe azanye ikiro cy'isukari, undi akazana ikiro cy'umuceri, undi akazana isabune. Mwajya musura abantu dukunda cyangwa se nawe ukunda, kandi mukabagiraho neza, mukaba umuntu umwe mukamutanya, genda uhagarare tsinda ujya kwa uriya muntu. Njyewe narakubwiye Yesu yankuye kure. Yanyujije mu butayu bushoboka, naraye mu ishyamba, naburaye, nabwiriwe, naziritse umugozi mu nda. Abakurikiye pate y'ubuhamya bwa pastor, mugende na pati kabiri ahari. Urankurikirana. Njyewe naranzwe. Umuryango uranyanga. Inshuti nazo nari nkibona. Nsigara mpagaze njye nyine nk'igiti mu ishyamba cyangwa nk'igisiga mu kirere. Ubu se uyu munsi wambwira iki? Nzakorera Imana nkiri mu mubiri, kuko nimara gupfa bizaba birangiye. Niyo mpamvu rero ubona nkorera Imana nk'umuntu ugiye gupfa ejo. Niyo mpamvu ubona nkiranuka n'ubundi nko babitumye, kuko bura ntabwo umuntu byihamagarije yabikora gutyo gusa. Kubera iki? Hari iminsi nirwanyeho biranga, hari yindi nagerageje nkora n'amanyanga biranga. Ndangije ndavuga ati uyu munsi ndemeye, uyu munsi misemo. Nzakorera Imana rero nkiri mu mubiri, kuko nimara gupfa bizaba birangiye. Amen. Ndagushimiye weho wakoze subscribe ahangaha iwanjye kuri Evangeliste Ezechiel TV. Yego. Ugakurikirana ibiganiro dutambutsa buri munsi. Ndagushimira nawe ushobora kubisangiza n'abandi. Ndagushimira nawe ushobora kubihereza umwanya ukagira n'icyo uvanamo. Erega buriya Imana nta mugisha izaduha uruta bagenzi bacu turi kumwe nabo. Icyo kintu warukizi buriya. Buri uyu munsi David, iyo nkubona njye nkubona nka zahabu Imana yampaye. Rero zahabu iyo uyicunze nabi abandi barayikwiba bakayitwara, ariko iyo zahabu iyo uyirinze neza, iyo uyicunze neza, ejo yiyongera agaciro ukunguka. Ejo yakwiyongera agaciro ukunguka, kuko ubutunzi bw'abantu n'abandi. Arega no wabivuze neza avuga ati nushaka kubona Imana uzabanza uyibone muri mugenzi wawe. Yes. Tegeko ry'Imana rya kabiri mu mategeko birakomeye kuruta ndiravango ukunde mugenzi nkuko wikunda kabisa. Rero ni wasanga ndi kurya nkanyegeza isahani munsi ya meza, atariko ati rwose ati turagukunda indyarya zizapfa ari indyarya. Abanyeshyari bazapfana ishyari ryabo nibadakizwa, ariko ndabahamagara muze mukizwe.
buri isahani y'ibiryo uyihisha umuntu ngo utamuha n'ubundi uyiriye nturahaga wanahaga mu kanya urajya kuri wese none wahemukiye iki ko niyo muyisangira n'ubundi ubuzima nubwo nta cyari buhinduke rero wicumuzwa n'akamanyu k'umutima mureke dukora imirimo y'urukundo tugihari tugifite uburyo bigishoboka hari abantu bamanitse amaguru hara muri Roi Faisal za CHK za CHB gahunda yo kujyayo kubasura mu minsi iraza aho anya nzaguherekeza karibu nukuri ngwino tujyeyo kandi ndiyemeje nge nzaguherekeza karibu saa 4 z'ijoro mu masataro nari hari hepfo ku bitaro ndimo nsengera abarwayi barambwira ati weho witaha twigumanire hari umuntu umwe bari wazanya atera amaguru kabisa bamuterereje imbaraga z'umwijima mbwira dayimoni ati dayimoni ndagutegetse hunga va mu buzima bw'uyu muntu hunga haleluya amen mbona imbaraga z'Imana mu by'ukuri ntugatekereze ko Imana hari ikinaniwe Imana ishoboye byose amen kandi Imana iri hejuru ya byose amen rero mboniho gushimira n'abandi bantu bashoboye gusura MAMA PST THEOGEN Imana ibaha umugisha mboneyeho no gushimira n'abandi bose bashoboye gukora icyo gikorwa n'ababifite mu migambi babikore n'abandi mujyeyo urano mu mugenzi wanyu n'umuvandimwe wacu ni inshuti yacu nimuhaguruke mugende mu musure naho waba udafite ikintu hagere tu naho waba ufite n'icyo kintu hagere ariko byibuza nakubona avuga ati hari abantu byibuze mbonye ntago ashonje byo gusabiriza ariko hatagira n'uvuga ngo twaje kumusabira oya ntago ari umushonje byo gusabiriza ahubwo akeneye abantu bafite uwo mutima w'urukundo nk'uko mugabo we yajyaga guhaha mu cyimbo cyo kuzana amafunguro akazana indushyi akazana abababaye namwe nimutera intambwe muhagere muvuga ati koko urugero rwiza watanze twarubonye mu isomo twabonye urugero rwiza nakwe rwo gukundana murakoze uravuze icyo kintu cyo kuvuga ati niyo haba nta kintu ufite ujya kumusura nibuka ijambo rimwe n'umuntu sinzi umuntu ukunda gukoresha verisiyo nanjye sinari nakayikunze cyane ariko ngeze igenda ayikunda avuga ati ngo burya ngo ijambo ryiza ngo ni murumuna wa Yesu ushobora kumusura nta kintu ufite ukamusigira isengesho ukamukomeza ukamwiza ijambo ryiza nawe akabona ko ari abana akiri kumwe nabo akabona urukundo mwamukundaga mbere nirwo rukihari ibyo ngibyo bikamukomeza n'ejo bundi wamenye n'ikindi n'ejo bundi natangiye kubona ajya ku ruhimbo rwo kubwiriza yes ni ukuvuga buriya reka nkubwire David urabona hari igihe umuntu agera mu kibazo yagera mu kibazo Satani akaba aramubonye wanyumvishije noneho akahita aza akamwongorera muri cya kibazo wajya kureba ukabona nk'abantu wari wizeye babandi wari wiringiye bigiriye hara ku ruhande mu cyimbo cyo kugufasha ahubwo nibo bafashe umwanya wo kugusenya rero iyo utabonye intumwa z'Imana nk'uko kuko hari abantu benshi umwuka ararika kugera hariwe ntago bihenze pe ntago ari ibintu bikaze ntago bihenze hariya Byumba muri Gicumbi nge narahageze rwose ntago bihenze hari abantu baturanye nawe hari za Kigali hari abandi birirwa hara ku bitangazamakuru birirwa mu bugambo bavuga amagambo adakwiriye reka tu baramwe izina rya Yesu abantu nibavuga amagambo afatika nibavuga amagambo yubaka nibibuka amagambo akomeza imitima y'abantu nibavuga ijambo rishobora guhindura ubuzima bw'umuntu niba warunze ejo bundi ndimo uyu munsi uri kubinyibutsa ko mbizi ko ari nge wabiretse ko ari nge wabivuyemo uri kubinyibutsa gute niba warambonye ikirenge gihengamye ko Yesu yagihengamuye uyu munsi uri kubinyibutsa ko gihengamye mu ruhe rwego ariko hari n'ibyo bavuga atari n'ukuri critique matu ishyari rikazamuka abantu bakavuga bakwanga nuko tuvuze ibintu byinshi tuvuga byinshi twatangiye uburyo gukundana tugera kuri Pastor Theogene tugera uburyo ko umuntu utagomba kuvuga umuntu mu byiza gusa kunagomba no nyine twavuze byinshi gusa isomo nge nakuyemo sinzi n'abandi niba bari kuyemo icyambe nakuyemo nuko tugomba gukundana base gira ikintu ubwira aba bantu tugana ku musozo
gusa njye nize ko tugomba gukundana. Murakoze, ijambo nabwira aba bantu, buriya Imana nizagushoboza ikagutuma kumfasha, uzamfashe nkiri muzima pe, uzanansure nkiri muzima. Niba umwuka yanakuyoboye kukubwira ati uzane na 500 dusangire, yazane tuyarye tuyasangire, ngushimire musabire n'umugisha ko twasangiye 500. Ariko nutegereza kuzaza kunshimira napfuye, uzashimirwa n'abahari, ngewe ntago nzaba mpari ngo nkushimire. Gasubiramo ku kantu neza. Niwifuza kuza kunshimira cyagihe napfuye, yego, ngewe ntahari, nyine uzashimirwa n'abahari, nge sinzagushimira kuko sinzaba mpari, nta n'umugisha nzagusabira. Ariko ubikoze mpari, navuga ati wi David koko Imana yamuntumyeho, yenda se nta n'ubushobozi yari afite, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese ajye gusura n'ubushobozi, ariko niba unabufite wibusiga. Ubundi araho byanditse ngo uzaye gusura ufite ubushobozi? Oya, ntaho pe. Ariko nk'umuntu w'umukristo nyine ntihapfa kujya kugenda gutya, ariko ntabwo ufite bihamya n'umutima wawe. Si itegeko. Naho yaba ikiro kimwe cy'isukari kirabaye nkateka mu karo, tukayisanga ngiza nkagusabira umugisha, ati Imana iguha umugisha aho wavanye iki kiro, Imana ihashyira agafuka. Ubutaha nujya gusura nundi uzajyane 2 noneho, kubera ko ufite iki agafuka. Buriya icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Icyo nabwira abadukurikiye ni ukuri, mutera intambwe, uretse na MAMA PST THEOGEN n'abandi muturanye mubashakireho umugisha. Niba uzi kujya gukora ukabona umugisha, niba ubona ko bwakeye uri muzima, Imana yakurinze gucika akaguru cyangwa akaboko, Imana ikakurinda ukabona uri muzima, haguruka ushima Imana, tambuka urebe ko n'umuturanye yaba yaramutse ari muzima. Buriya hari uburyo abantu babona imigisha batanashoye amafaranga kubera gusurana. Hari n'abakora mu butunzi bwabo bakajya gusura nabo bakabona amafaranga, kuko ijambo ryarambwiye ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Rero niba wabibye intambwe ukajya gusura, Imana izaguhemba kubera intambwe. Niba hari n'icyo wigomwe ku bwa mwene so, na Imana izakuvunjira, ikugeze ku rwego wifuzaga wari ukwiriye. Murakoze, reka dusoze iki kiganiro David, reka tugisoze. Burangwa byirwa benshi akumva beneyo, akumvwa na beneyo. Rero bene kumva bumvishije, kuko ijambo ryarambwiye ngo umwana wo kurimbuka naho wamubagira inka niyayo, ntago yabura kutarimbuka. Umwana wo kurimbuka naho wamubagira inka niyayo, ntiyabura kurimbuka. Pastor, se nk'abantu badukurikiye, ariko nuwo gukira, manzo nyumve, nuwo kugira ute? Nuwo gukira. Naho yabwirirwa kanabura, naho amafunguro ataboneka, naho ibyo kurya byarangira, naho imyambaro yashira, naho inshuti zamwihakana, oya, naho yasigara mu kirere nk'urusinga. Uruzareba ahantu urusinga rutambuka ariko rwonyine, ari we wenyine. Ni ukuri nta cyabuza abayuda gutabarwa. Amen. Moridekayi yavuye ku marembo, yibona yambaye ikanzu nziza y'umwami, yambaye impeta, ari ku ifarashi. Haleluya. Nuko bamwicazaho, ariko mbabarira ukuri iyo histoire, bamwicazaho, nuko bararirimba ngo uwo mwami akunda kuba. Rero ndabizi nta muntu Imana yaremeye kurimbuka, ntawe. Ayo ni amahitamo yacu, amahitamo twihitiramo ubwacu, kuko Imana yashyize ibintu 2 imbere zacu, ubugingo n'urupfu, ngo twihitiremo. Rero ndabingingira guhitamo ubugingo ntibuhenze, dukora imirimo y'urukundo birahagije, ibindi Yesu arakora. Murakoze cyane. Amen. Senga abantu badukurikiye, unatanga nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni akamenyetso ko guteranya 250 788 32 52 23. Amen. Iyo nimero wayiduhamagaraho, watwandikira no kuri WhatsApp, biremewe. Twaguha n'indi
siko nta kimana itakoze. nta kitakoze. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibintu birahari. Kibi ni umururumba. Ibintu birahari, dufite amahoro, dufite umutekano. Data wa twese yarabyemeye, aduha abayobozi beza bakunda igihugu n'abanyagihugu. Nshimiye na Repubulika y'u Rwanda n'abayiyoboye bose. Nukuri aho bari Imana bampera umugisha. Amen. Departement zose uhereye ku mutwara sibo ukagera kuri Perezida wa Repubulika, aba bantu basabiye umugisha ku Mana. Amen. Imana ibongera imbaraga, ibongera ubuhanga, ibongere ubushobozi. Nukuri mu bindi umwuka w'Imana tuganze. Reka rero bakeneye n'indi twayibaha nayo nta kibazo. Nta kibazo rwose yibahe. Kamenyetso ko guteranya 250 78 44 60 80 9. Amen. Rero reka dushima Imana. Ndabakunda mwese abari hano mu Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi no ku yindi migabane, mwese umwuka w'Imana tuganze. Amen. Ndabasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwese abadukurikiye, mwese abashoboye kumva iki kiganiro, ndabasabiye umugisha ku Mana. Ndabasabiye umugisha mu byo mukora, ndabasabiye umugisha mu byo mutekereza, ndabasabiye umugisha zote lankebone peshi katika jina la Yesu. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera abarizo zituganza, zidutegeke, zirukane ikibi ku buzima bwacu. Umwuka wawe muzima abari utuganza. Niko nsabye umugisha w'amajya n'amaza, w'amajyepfo, w'amajyaruguru, uwo mu burasirazuba no mu burengero bwaryo, ukuzeho, ukugereho, uhindure, ukuvane mu kibazo wari urimo, ugutereke mu gisubizo wifuzaga. Uhereye uyu munsi, uhereye aya masaha, uhereye iki cyumweru, uhereye uku kwezi, uhereye uyu mwaka, ubona ukuboko kw'Imana, ubona ishimwe, ubona intsinzi, ugendane n'imbaraga zitsinda ibikunaniza, zitsinda ibigusenya, zitsinda ibikwirukaho. Haleluya. Ahubwo ubone Kristo agushyigikira muri byose kuko ari umukozi w'umuhanga. Urakoze. Amen. Murakoze cyane. Mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana ibane namwe, kandi ibyiza Imana igenera abayikunda byose bikugereho mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Murakoze.